Yesibe byiza kuri mwe mukurikirana Fisherman TV. Ahangaha turimo kugenda dutembera, ni mu rwego rwo kugenda dushakisha impano zidasanzwe cyangwa se za mpano zimwe ziba zarazimye ariko mu buryo bwo kugenda tuzibyutsa. Tukaba twatembereye tugenda dutembera mu mirenge rero igiye itandukanye. Wowe ariko udukurikirana, reka tukubwire ngo kora subscribe and share kugira ngo ibintu bize kugenda neza. Ahangaha duhuye n'umucuruzi ariko numwe mu bacuruzi wa zamani cyangwa se numwe mu bantu bafite impano zigiye zitandukanye. Reka atangire atwibwira amazina yawe. Murakoze cyane, turimo twumvikana. Nitwa Turikuye Jean Bosco, ngaba ndi ngarukiye ku mukandara wa Inimaro, nafite ruje bamindura maro. Ubwo mu Rwanda hose ndemerwa, ngina muri Zeni Karate ya Marina ya Gisenyi, mwagiye kwigisha nari Kadiga Petero twari ubwato Kagame yatanze ku kirwa cyo ku Ngombo bita Ishimwe. Ngaboye n'abagabo rero ngabakubibyira biba byiza cyane. Yes, rero uyu nguyu mwabyumvishe afite impano, ariko impano yo kuririmba nyene nayo bavuze ko yifite. Nibyo ngafite impano yo kuririmba, ngaba nzi gucuranga gitari, wajuka nzi gucuranga seti, ngaba nzi gucuranga fafari ya muziki. Yego, sawa, wacishaho nk'indirimbo rero kugira ngo abadukurikiranye cyangwa se abarimo kugenda batureba, kugira ngo ibintu bize kugenda neza, baze no kuryoherwa kuri uwo muziki wawe. Ubundi iyo mpano wayitangiye kuva ryari? Iyi mpano natangiye ko mu rugo twaze harimo abahanzi. Ubwo ubishaka kwikurira ajyare ya studio afate ndo bita ya Jacques Mugabo yitwa Doroka Cikati twase wa bita Ethiopia, arahita ibona studio. Yego, waducishirizaho nyine kwizo ndirimbo zawe. Ngo bandacuranze indi nandi wanzi bitara Kidubi Difre Chorus and people. Ya, abona abanze nagiye ngorana nabo. Bana ko yamanzi numanzi bita Theo. Bana ka timo tujyana na. Yego, Bakoze umanzi bita Kizimana Evariste, nubwo nasigaye nyuma kubera kubura iterangunga. Ubwo nabaza kwa indirimbo imwe niba mubinyemereye. yego, zamura imwe, yizamura. Munze utaho cyane yo ndaze ndanga indirimbo cyane z'Imana cyane. Kamaze mbaye ya Kizimana Evariste. Ndaje so ndimva ngo ese tore mujyamuga ko muzatungurwa. Neso bita Kibumba ndi n'umanzi ya Kizimana Evariste. Nza gusora indashyo ku bakristo ya Kizimana Evariste. Nyuma ndaje kwira studio ya Theo zora ndimva ngo Imana yo kwizerwa kabari yo kwiringirwa na wigeza yikorera nikoreza amaboko ndibusubizemo kone. Imana yo kwizerwa kabari yo kwiringirwa na wigeza yikorera nikoreza amaboko. Guma mu mwanya urimo ihanganira ibyo ubona, uvuga ko bikomeye kumana biroroheje, kumana biroroheje. Bamwe bafite ukwiheba bani barahangayitse, na Yohana ari kukirwa cy'Ipatimo. Bamwe bafite ukwiheba bani barahangayitse, na Yohana ari kukirwa cy'Ipatimo. Mana we, guma mu mwanya urimo hanganira ibyo ubona, vuga ko bikomeye kumana biroroheje, kumana biroroheje. Ndi maje gusubira no bita Theonest. Yes, mwabyumvishe rero ahangaha mwumvishe no umuhanzi, ariko umuhanzi nyine wo mu myaka ya kera. Ahangaha aracyakomeje kugenda rero hari n'indi ngiye kuba nasoreye ahantu ndababyira mu mumbereze. Veterasi kuri ADPR kuye muri korali Ishimwe ku Kibuye. Yego, reka tuzamuke n'iyi ndirimbo nanone aducishirizeho kugira ngo ibintu bize kuba byagenda neza cyane. Murakoze cyane. Indirimbo ngiyo bwani ya korali Ishimwe ADPR Kibuye. ADPR Kibuye korali Ishimwe ivuga ngo ndabahebyire Timote wa mbere ibice bitatu ngo abo mbere akoze abandi Imana batera imigongo.
ngo turi mu minsi ya nyuma. Iyo ndimo naje kuyicishaho, hari televiziyo ndabaze, hari bande kaseti, buri buryo nakwizamura bari kuri kaseti. Uyishaka wayisanga hose, ADEPR ikwiye kurara ishimwe. Naje gusura indirimbo ako nabaniye igiswahili nasoreye ahantu niga mizikari zamuri yo y'igiswahili. Uri murumva igiswahili ngiye kuguha? Ariko umva maze bari kumva. Yego turi kubyumva nyine, zamura amubwire umva amajambo arimo, ndiyumva injyana, yumve amajambo arimo, ndamahone. Abantu badukurikiranye ngo mugomba kumva amajambo ari muri iyi ndirimbo, injyana, ariko ntimwumve injyana. Mwagize neza. Walimutesa Bwana Yesu, wakamusulubisha msalabani. Walimutesa Bwana Yesu, wakamusulubisha msalabani. Ndaza kumuswali mu Kinyarwanda. Bwana agasema bimekwisha, Baba agasema bimekwisha, Bwana agasema bimekwisha, Bwana agasema bimekwisha. Bakamanze musobanura agatero kamwe. Babaje Yesu amusubiza ku musaraba, ubwo bari bamanitse avuga ngo birarangiye ko yawuvuye. Yego ukiri aho ngaho, reka tukubaza mugire icyo mumbaza. Ikintu ushobora kubwira Imana muri aka kanya cyaba ari ikintu wabwira Imana none aha ngaha, ni iki wayisaba? Icyo nasaba Uwiteka, nayisaba ibintu bibiri. Icyamere kugira ngo abaguye bahinduke, nanjye bubufasha, ubwenge mfite bukomeze bukore mwakubana. Ibyo bintu nabasabye Imana, nibyo nabasabye Imana. Abantu bagando cyane no sengero zubatse zirimo zisenyuka. Yego. Hari kindi nababyira ahubwo sikutara makuru. Yego. Handu bita muri shingiro. Yego. Mukirane muri shingiro y'ibibazo cyane ko gajya gatugeraho. Yego. Shingira abantu bavuye mu nzu, nazi ko bafite akantu ngo ararehe umuntu, niba n'uwashingira hano yaza akatwegera akabivugaho niba ari hano. Ibyo byatureze uyu munsi tugomba kubyohereza uko tuba twabyumvishe. Yego, reka dukomeze rero tugenda twiganirira. Aha ngaha dusanzwe uri mu bintu by'ubucuruzi. Murakoze nabyo ndaza kubivugaho. Niyo message ushobora kuha urubyiruko rw'ubu ruba rudashaka gukora ahubwo bakabaho biganda, mu gihe wewe ku myaka yawe ubu aha ngaha ufashe indobo ugenda ucuruza cyangwa se ugenda utanga ibyo kurya bigiye bitandukanye mu bucuruzi bwawe, ni iki wabwira urubyiruko? Ubwo murakoze, nicyo nanibagiwe, acyo nari nibagiwe. Ubwo naje kuba naje kujya aho bita Ikarongi mu mahugurwa y'abacuruzi, kandi perezida w'abacuruzi n'ushinzwe guheka ibase ndamukurira, nagiye mu mahugurwa. Ariko izo sinabyitwaza. Inama n'urubyiruko ni ugukura amaboko mu mifuka, rugakora rukajya mu mashyirahamwe tukazamuka. Uyu mwana aramutse aguze bakwita nde? Aramutse aguze ingoko, ejo ingoko igatera yabyara, yamara kuba yashaka kugura ingurube, cyangwa yabyara abana babiri batatu, yabarera neza ejo akagura inka, niko kuzamuka. Ubwo njye naje gucuruza, nafite butike Satari y'Abayehova Igisenyi. Natangiye ndi umurobyi mu kiyaga afite imyaka 5. Iwacu baranyanze, papa yaragiye mu busambanyi, yarataye mama, nakuze mbunitse cyane, ndababyiza ukuri. Mwisekaye muhungu ngo kuko byabaye. Naje gucuruza butike munyugurangura umufuka 2,000 genda muri ingoko muri bati by'amana 250 ngira hariya nari nguri abacuruzi bwa bita Ikarongi. Cyo nagira urubyiruko rero rukwira ngo rukuramo ku mufuka, kumvira ababyeyi, twe kwiyandagaza, dukore ibikorwa byiza bigaragara ko nibo dufite rubana rw'ejo.
Yes, twaturutse rero ahantu harehare cyane cyangwa se kure cyane dutembera, ariko twaje gusanga uri umwe mu bantu nimba navuga ngo bakuze, ntuze kubifata nabi aho ukuze kubyumva gutyo mbivuze, mu bantu bakuze ariko bagerageza kwiteza imbere, bakirwana no kwiteza imbere. Nyuma yaho waje kutubwira ko wize n'ibintu bya karate, niko bimeze? Nibyo niboneka ni nani bagenda batiye. Yego. Uraza rero aho nacuranze tumaze umwanya munini tuvuga amagambo menshi cyane, cishamo akaririmbo kugira ngo abantu bataza kubabara. Ngaba naje ucuranga mu mbara zo n'abantu barindwi, nandi umukozi wabo hari Kasasira Jean Felix, Tubirando Semu wa Semu, bwandimo twaje gukorera indwara yatabaye yanyuraga benshi, ndamwe watuvuyemo. Twasuye mu mbara ahantu hari butike ya Satare y'imbara bitaga Music Fabric, waba ugeze Gikondo. Ubwo twaje kubikwirana ku muziki, niho nakuye ubumenyi cyane, ko nandi umukozi wabo baba mwananyura hakora utya, ngaho imbano zaturutse. Ngo cisha akaririmbo turi shaka ku ndirimbo z'imbara himwe, noneho niba byashoboka. Yego, maze niba byashoboka byakunda, maze mbaye igifaransa, ikinyarwanda, icyongereza. Ashaka kugira ngo aturirimbire indirimbo iri mu gifaransa. Ku bantu mwumva igifaransa neza muraza kuba muri kubyumva cyangwa se muraza kuba mwabitega amatwi. Katuzamuke n'indirimbo y'igifaransa. Murakoze. Aze kurumva, aze kumva, ntabwo nizo nikamaze nzapfira. Tuye ku indirimbo bita, twashoye indirimbo ivuga ngo ila miziki deside, ndazi gusobanurira. Ni umusore wagiye tereta umukobwa aramubenga. Ila miziki deside, ila izo inifiye, la vie de Marceli kwake katurovekesh. Ubwo ndakira no mu Kinyarwanda. Hari igihe kimwe umusore w'iwacu, umusore yagiye kurambagiza, umukobwa aramubenga, ngo arifuza ubukire, ibyo yarotaga byose biramupfana, akecura na mugabo yifitiye, byose biramupfana, akecura na mugabo yifitiye. Rero ni muri mwe mu ndirimbo z'imbara, yari imbara nomero ya 6, yari imbara nomero ya 6. Ubwo twaje wa n'indwara yatabaye yanyuraga benshi, twaje kwani iyo ndwara yatabaye yanyuraga benshi. Ubwo twaje kuririmba ngingo umanzi ngitahetse mwake mu bakabaje, indwara yatabaye yanyuraga benshi, na n'umutababaye ko yatuvuyemo. Bakwita nde? Olivier mwana wa mama, tuza kubona ngogo naba ndakikubona. Olivier mwana wa mama, tuza kubona gawe ariko tuzobonana. Zo ni indirimbo z'imbara nomero wa 6. Yes, urakoze cyane rero. Wacishaho n'akakantu kamwe ko muri karate, nkuko wabivuze ko wabayeho no mu karate. N'abakwereza byaba byiza barakabona. Ha buryo bakabona. Barakabonaga kubiteho. Bwaragiye ku setire inimaro. Yego. Yari ruje nayifateye Rumangabo Kongo, ngi Kigali mu Gatenga ku muhanzi kwa Metere Karirosi. Yego. Byose byambiriye ubusa. Abwo hari icyo nabereka ngabaye kukatabita, turimo tujyanana. Edani Godani kushondani bahigamire yakaba ari kata y'ukubise umuntu kwabona kose, bamana nk'umuntu waracyo n'umuntu n'imbunda. Ubwo nabaciramo ubwo ndangira karate, natangiye cyo bita makeri. Urubyiruko rubirebe baje batugana, baze nasabye hariya mu bisigara bya Grabe kubakira, twatangiye makeri. Ubwo tutangira Edani Godani kushondani, nikata y'umuheto uzamutse. Kaba borokaje arimo borokaje. Oya bahigamira utabavuna, begera inyuma.
Avancez. 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 Ubwikabikwa icyo bita deduwa utarasha umuntu ukira muno. Yego. Katanirwa cyane. Abwo ari kwikabikurikirwa. Nakombaje nicyo bita abdomen. Yego. Nicyo mushaka byaba byiza kumbaza. Okay, abantu rero bakomeje kugenda badukurikirana, icyo tukubwira ni ugukora subscribe kuri YouTube, wandika Fisherman mu Kinyarwanda bifatanye, ukaba wakora subscribe ukaza kuba wadushigikira, ukaza no gutanga igitekerezo cyawe muri comment cyangwa se ugenda utwandikira. Ni Fisherman mu Kinyarwanda. Ahangaha rero twari turi kumwe isamaki bita fish. Yes, twari turi kumwe n'umucuruzi ariko ushobora no kumuyoberaho uzi ngo ni bya bintu bisanzwe. Fish kaso. Numwe mu bantu bize na karate, afite impano nyinshi zigiye zitandukanye. Fish kaso, the kaso fish. Gira icyo usaba abakunzi bawe none hanyine bamugize neza. Bakurikirana ibi cyangwa se abantu bagiye kugukurikira muri aka kanya, wagira icyo basaba? Abadukuriye nagira icyo mbasaba, nukundera ingunga mukareba nakorera gisha urubyiruko ari rw'Rwanda rw'ejo. Nibyo naba mbasabye, gira kwicarana ubumenyi bungana utya tubyemerewe. Nibyo nabasabaga. Yes, mwakoze rero gukomeza kugenda mudukurikira uhereye none ku itariki cyangwa se kugeza no mu bindi bihe bizaza. Turabashimiye, muryoherwe n'iyi video cyangwa se mukomeze kugenda mureba video zacu zigiye zitandukanye. Ibihe byiza kuri mwe.